Hello guys, amazina yanjye nitwa Watsu. Ndabashishikariza gukora subscribe kuri YouTube channel, uhita ukora ku kanzogera kari aho ngaho hepfo. Pasi TV. Komeza urebe amafilme yacu, amakomedi bitandukanye, ababyinnyi, buri kimwe cyose n'amakuru. Sawa. Ariko ntabwo biri bibazo gute iwanyu nyine vie oya vie nawe hari yagiye gusenga twagenda narebe n'iki bite sha savi anje nitwa Watsu cyana cyane turemera na fo gicyana cyane byo ni ibiki mu baby wawe to uremerana ko mbona uri ikirara se wishwe n'itabi mwemerana gute ave twubahane nge nago ndi ikirara sibyo iki kirara hari aho ukize video no mutipe nagari ikirara kuri yavuze ara namasirenge agezweho ubu ngubu kuvuga ngo icyana ushobora gukeka ko wenda ari icyana nyine tu kimwesha bebero ariko wapi nyine tu gusa nagari ikirara data karibu Watsu. Okay vie nyine gusa niba bikubangamiye wenda kuba zanya no mutipe dukundana wihangane nyine tu ariko ubundi nzi ko nanagusanga hano nzi ko nsanga wagiye gusenga iki ni cy'umuntu akaba ari kwikora gake gake nzi ko turi buze no kwirira akantu ariko ubundi man twadusokisi wari watubitse se twadusokisi imbere cyane mba nyoboye ahubwo na cyagishati umva papers mane zanye dutanu n'ibinyomoro gapaki nyine cyakoze mane dutanu twari kudutwikisha none se ko vie wanyu yigize dage mani anje mane kwikubita wakinuwe niyo twari gushira umuntu yari kurya n'akabango ntari bari so vie waranyibagiwe twagusuye naye nagusuye to abaseye kwaganiriye nabi banemerana n'icyana cyanyu bari ngombwa kunyita ikirara nanjye ngiraho naho kira mwana wakira no wengira upfa kunyuma kira mfasha
hasoni wanjye gera kumbwira gutyo mu rugo rwanjye nzokera hano. buretse nyine buretse hasi ubundi uzabirongorera bose uzabagira abagore nje kwimenera ka vidanje n'iki kwira akabango none fe nyamara uri idage ngatwara nyine ufite za mazahabu na za madiyama twara nyine twara sebyo amagambo yawe ntacaka kumva oya twara aya mavyi yawe yatwara umva nyine buretse aseviye manu hano kuno bundaburije kwera burase kwera umuhoyi iki dore uraho niyo mujama muri iyi minsi nari nsigaranye unyemera fresh none ndebera ibintu nkoreye ubu se ubundi duhera ku mashyiga nibyo uzishimira mani vie dewe ngiye kurata mere nk'inyanya z'ikimene ziheze yari ku isoko zabuze n'umukiriya urambabaje byatari ubu ngubu nari nzi yuko n'iki zigiye kuryoha papa mbonye uriya mutipe nta n'ikintu abaye ni bogari ariko se bana ko nabatoje gusomana ari nzi ko bazampa inkwano nk'abandi babyeyi none wapi cyokoza wowe bapfa kumpa ihene ariko mukuru wawe nta nasumbira igihe habe n'imbeba yo mu nzu yandi yo mu mabati habe namba